Reka mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza. Iyi ni Tofauti TV, ngiye muri kuganira nitwa Kimana Ernest, mbasaba gukora share ndetse na subscribe kuri iyi channel. Ni yanyu, ibyiza biri imbere ndetse n'udushya dutandukanye, amakuru atandukanye. Tugere rero muri siporo ku mukino wari wahuje umurenge wa Mururu wari uhagarariye akarere ka Rusizi ndetse n'umurenge wa Nyabitekeri wari uhagarariye akarere ka Nyamasheke. Ni umukino rero muri kimwe cya kabiri kirangiza, aho warangiye ikipe ya Mururu itsinze ikipe ya Nyabitekeri. Cyakora hagiye habamo udushya dutandukanye. Ni umukino wari gusifurwa hagati na Emmanuel umusifuzi abafana bikomye. Umukino rero watangiye ku isaa 9:11 ku munota gusa usago wa kane nibwo igitego cyagiyemo ku ruhande rw'ikipe ya Mururu. Mururu igaragaza imbaraga zidasanzwe, cyakora Nyabitekeri ntabwo yacitse imbaraga. Byageza Mururu igira 3-1, Nyabitekeri iraza yishyuramo kimwe. Mururu hashize akanya gato uwitwa Janta batsinze igitego cya kane, biba 4-2. Nyabitekeri ntiyacika intege, irakina ku buryo yaje kugira n'igitego cya gatatu. Agashya kamwe rero mu kabaye nuko habayemo kutumvikana hagati y'abasifuzi ndetse n'abakinnyi. Umusifuzi agira gutya ahereza umukinnyi ikarita y'umutuku. Hahise havuka uwo mukinnyi yitwa Fidel mu ikipe ya Mururu, hahita havuka imvururu, intambara irarota, abantu batangira no kurwana. Fidel rero yaje gusubizwa mu kibuga kandi yari yahawe ikarita y'umutuku. Ikindi nababwira rero, ubushyamirane bugitangira, Mukamasaba Paul ni umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke yarahagurutse yinjira mu kibuga ngo agiye guhosha amakimbirane, ibintu tutari dusanzwe tuzi muri football. Nziko wari abakinnyi binjira mu kibuga ndetse akagira n'abasifuzi binjira mu kibuga. Ni umukino wagiye ugaragaramo udushya, cyakora hari icyo abafana batishimiye, bati twazize imisifurire, twari twakinnye neza cyane ab'ikipe ya Nyabitekeri. Reka tubumve. Murabona umusifuzi yadukashije cyane, umukino warangiye kare, umukino twari twaje twarangije kare, arakira abantu badukashije nawe bari gutanga ikarita y'umutuku ku muntu ufite ikarita imwe. Ibyo bintu bibaho? Ntabwo bibaho. Ahubwo uyu musifuzi nibamuhane, barebe ibyo yakoze, barebe n'ibyo yasifuye, bamuhane. Aratanga ikarita y'umutuku ku muntu ufite ikarita imwe. Ibyo ntabwo bishoboka. Bitagenze neza mu by'ukuri, yari kuba match nziza, abakinnyi bari neza haba ku mpande ya Mururu ndetse no ku ruhande rwa Nyabitekeri, ariko arbitrage ntabwo twayishimiye habe na gato. N'abafana n'umuyobozi babibonye n'abanyamakuru babibonye, aho umukinnyi komiseri w'umukino ateze rwaserere umukinnyi wambaye 14 wa Mururu akora amakosa akomeye cyane, bakamuha n'ikarita y'umutuku rwose, ariko agasubira mu kibuga, arabitira mu kibuga hagati akabyirengagiza, match igakomeza. Rero kuvuga ngo niba bafite uburenganzira bwo gushigama mu ihame yatanze mbere, yigeze afata umupira ku ruhande rw'amahina birangira bamuhaye twashone kandi agomba guhabwa ibihe byiza. Ariko reka tugaruke muri tumwe mu dushya twabaye muri uyu mukino wahuje ikipe ya Nyabitekeri ndetse n'ikipe ya Mururu. Ntago ari imikino gusa mu bagabo Murenge Kagame Cup, n'abakobwa barakinnye, aho akarere ka Nyamasheke nabwo kakinnye n'akarere ka Rusizi kari gahagarariwe n'umurenge wa Rwimbogo, mu gihe akarere ka Nyamasheke kari gahagarariwe n'umurenge wa Kagano. Biza kurangira ari igitego 1-1, bajya muri penalty. Umurenge wa Rwimbogo mu karere ka Rusizi utsinda penalty 4, mu gihe umurenge wa Kagano watsinze 3. Share ndetse na subscribe kuri Tofauti TV ni inkunga yanyu ikomeye. Ndabashimiye, nitwa Kimana Ernest. Ibiganiro byo birakomeje, mugira amahoro.